Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndashima Imana ko yabinyemereye. Urabona yuko ubana n'umuntu ukajya gusengera ahandi nawe ukajya ahandi ntabwo ari byiza. Ariko namwinginze arambwira ngo nta kibazo tugende. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndabinginga mumukunde mumukurikirane. Yewe mumwake n'akanomero mujye mumuhamagara. Yesu ashimwe cyane. Reka mwereze mikoro abasuhuje Imana ibareze. Nuko
aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ibyari ibya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye asarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba ambwira umwami ati ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami n'umwana w'umwami wese. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika. N'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi yacumbagiraga ibirenge.